kandi umuntu ashobora gukomera ariko akumva uko nk'uko akomeye urwo rwego agezeho akomera ngo atakubaha Imana ngo bikunde. Satani ngo aje ngo asanga abana b'Imana ngo bateranye ngo Imana iramubaza ngo uvuye hehe Satani? Ngo inzu ngo umuyaga uraza ngo urayitigisa uhereye mu mfuruka zayo uko ari enye ngo ibagwa hejuru, harokotsemo umuntu umwe wenyine wo kuza kubara iyo nkuru. Riri muri Yesaya 32 umurongo wa 17 ritubwira ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, ngo kandi biva mu gukiranuka kandi biva mu gukiranuka, byose biva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Kobwa ariko ubu noneho ndi umumama njyaye gatatu. Haleluya, biranejeje. Ubu noneho ibise mbivuga mbizi neza, muri najyaga mbivuga mukambaza niba mbizi, ariko ubu noneho nsigaye mbivuga mbizi neza nzi uko biryana. Ushize nicyo twaganiriyeho ndabyibuka. Uwiteka nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka, nzi neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye ubu ndacyawutegereje. Uwiteka nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, nanjye kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka, ndabizi yuko wansezeranije umugisha mwinshi, kugeza ubu ndacyawutegereje. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Haleluya. Kandi intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Imana ishimwe. Twongeye kubasuhuza mwese inshuti z'umusaraba, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye, bari mu Rwanda, bari muri Amerika, bari muri Asia, Oceania, mugabane yose itandukanye, muradukurikiye, muratwumva, murabitwereka cyane. Aba bene data muri Finland, amakomenti yanyu turayabona kandi turabashima rwose ko mudahwema gushyigikira ubwami bw'Imana hagati muri twebwe. Hamwe n'ibyo rero twabasezeranyije ko tuzatubazanira abatumirwa batandukanye. Mwene data nkuko mumubona twaherukaga kubana mu gihe gitambutse, ariko Imana yongeye kumuha umwanya, Imana yongeye kudutera iteka iramuduha, ni kubw'ineza yanyu, ni kubw'umugambi w'Imana. Noneho afite ubutumwa tuzaniye, kandi ni ubutumwa bwiza bwomora imitima, bwurutse imitima, ni ubutumwa burema ubuzima ahari habuze ubuzima. Rero turashima Imana yadutekerejeho ikongera ikamuduha kugira ngo duhimbaze Imana, tuganire. Namusaba agatangira yibwira bene data, hari abaje vuba. Dushime cyane mwebwe mudahwema gusangiza ibiganiro byacu bene data aho bari hirya no hino. Nicyo gituma umuryango wacu ugenda waguka, ugenda wunguka, tukabona abantu bashya binjira. Rero ahangaha ni kuri channel Stella, ninjye wa mugore. Dukunda ubutumwa bwiza kandi dufite intego yo gusenga, gusoma ibyanditswe byera, ndetse no kuramya Imana no kuyihimbaza. Hamwe n'ibyo rero umutumirwa mwamubonye, mumwibuke, aheruka hano atuganiriza ku ijambo ryitwa ibise. Twarafashijwe kandi twumvise Imana. Rero katwongere tumwakire, agarutse mu mbaraga nshya, mu mavuta mashya. Muri ibi bihe ntabwo biba byoroshye, ariko Imana iri kumwe natwe kandi Imana iradushyigikiye. Ntekereza ntashidikanya ko itazabura rwose kugenda idutabara, ko itazabura kugenda itunezeza, ko itazabura kugenda idufasha, ikanadushyigikira mu majya ndetse n'amazi. Tuguhaye ikaze mwene data, uramutse abera, ubibwire, babwire aho uturutse, babwire aho wari umaze iminsi uba. Icyo kiganiro cyabakoze ku mitima kandi baranezerewe. Karibu rero wongere ubaganirize, ubibwire. Cyane cyane umuryango wacu ugenda wunguka ku manywa na nijoro. Imana yaduhaye umugisha wo kugenda twunguka imbaraga nshya mu buryo bw'umwuka. Rero niyo mpamvu uyu munsi haba hari 5, ejo hakaba hari 7. Uzirikane ko hari umuntu utarigeze akubona. Mwibwire, hanyuma twongere tugumye duhabwe umugisha n'Imana. Ndabaramukije mwese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen. Amen. Nkunda
kuramutsa abantu mbifuriza amahoro y'Imana. Amen. Mahoro ni neza. Ni sawa burya. Hano Amahoro hatari amahoro rero. ibintu birazamba. Amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwebwe. Amen. Ndabakunda Amen. cyane rero. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma murabizi ndi umuririmbyi. Yego. Tata akimara kumbyara yantuye Imana Amen. kugira ngo nzagire umumaro muri iki gihe. Ni nayo Oh. mpamvu nyine ndahangaha ndi kuvuga Yego. kugira neza kw'Imana Imana yanjye. ishimwe cyane. Imana ishimwe ko Yego. itajya ihinduka. Mm. Inshuti nziza mu buzima umuntu ashobora gutakaza akajya ahora iteka abyicuza. Imana ishimwe rero ndi umubyeyi mbyaye gatatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Abenshi munzi kera nkiri umukobwa, birashoboka ko umbonye bwa mbere wamperukaga ndi umukobwa, ariko ubu noneho ndi umumama Yego. mbyaye gatatu. Haleluya, biranejeje. Ubu noneho ibise mbivuga mbizi neza. Ubundi najyaga mbivuga mukambaza niba mbizi, ariko ubu noneho nsigaye mbivuga mbizi neza, nzi uko biryana. Ubushize nicyo twaganiriyeho ndabyibuka, cyari ikiganiro gishimishije. Imana iguha umugisha. Burya warahanuraga. Yego. Nsigaye mbivuga rero nzi uko biryana rero. Yego. Imana ihimbaza. Amen. Turakwishimiye rero guheruka hano, abantu benshi baduhaye komenti, umukozi Imana twari tumukumbuye, twishimiye kumubona, kandi wari wanaduhaye isezerano. Ndagushimira, uri umunyembaraga, wakoze kubahiriza isezerano wari waduhaye ko uzagaruka. Kugaruka kwawe ni ukwera, kandi byose ni kubw'umwami. Turakwishimiye, turakunezerewe, wiyumvemo ikaze. Aha ni mu banyu, ni abakristo beza, ni abantu bafite inzara n'inyota yo kumva icyo Imana ivugana n'ubugingo bwabo, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Amen. Rero turakwakiriye, ndatekereza uje mu gihe cyiza. Uje mu gihe cyiza, uje ahantu ukunzwe, uje ukenewe, turakunezerewe. Rero banza turirimbire se muri ibi bihe. Harya umaze kugira volume zingahe? Ubundi maze kugira volume buriya senyera ndumva ari enye. Yego. Iya mbere yitwa Witinya, Yego. ndumva ariyo twibanzeho cyane Witinya. ubushize. Yego. Niki gituma Iya ibise kabiri bigufata? yitwa Niki gitumye ibise bigufata. Yego. Yakobo wa Munyorogoto we, biterwa n'uko umuntu yabyumvisha Ongera akumva nyine. akajwi abakunzi bakumve neza. Biterwa n'uko umuntu yabyumvisha nyine Yego. agafashwa bitewe n'uruhande nyine biri kumujyanamo. Yego. Hanyuma rero iyakurikiyeho yitwa Nta jambo ry'Imana rihera. Katuririmbireho bakibo. Uwiteka nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka. Nzi neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye ubu ndacyawutegereje. Uwiteka nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, nanjye kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka. Ndabizi yuko wansezeranije umugisha mwinshi, kugeza ubu ndacyawutegereje. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvuvunura mu kiganza. Haleluya. Kandi intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvuvunura mu ntoki. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma rero Yesu we, iyo yakurikiyeho- ndirimbo ndayibutse. Iyo ndirimbo yakurikiyeho yakoze umurimo, yari ubutumwa, kandi bwari ubuhanuzi bukomeye bw'icyo gihe butazigera bunasaza. Nanjye umugisha wanjye ndacyawutegereje. Uzi ko Amen. hari uwundi mugisha Imana yadusezeranyije tutarabona, turacyawutegereje, kandi tuwutegerereje mu murwa. Nawe ukomeze urindire umugisha w'Imana. Iby'Imana yakuvuzeho byose ifite gahunda yo kubisohoza. Wowe ucungire mu murwa, ntuve mu byizerwa, ntuve mu gakiza. Donc Imana iracyategura. Amen. Wahise ukoraniye gatatu. Hanyuma rero iya gatatu yitwa Ibyiringiro. Iyo umuntu agihumeka haba hakiriho ibyiringiro. Iya kane yitwa Atarudi, cyangwa se umwami azaza, ntazatinda nk'uko yabisezeranye natwe. Ntagihumeka yinyibutse nabayibaza. Tugeze kuri twarayiririmbye, ndumva twarayiririmbye ubushize bavuga ngo iyo umuntu agihumeka haba hakiriho Imana ishimwe ibyiringiro. cyane. Ugihumeka rero haracyariho ibyiringiro. Imana Imana ishimwe. Uyu munsi mfite Bibiliya noneho.
amen amen. Ni mu mfite mbaraga bibiri nshya. irambuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ugarutse mu mbaraga nshya, mu mavuta mashya, Narambuye mu Bibiliya. bwiza bw'Imana bushya. Haleluya. Mukomeze mwumve Imana uyu munsi. Mukozi w'Imana, hari ijambo Imana imushyize ku mutima kandi ririmo kumubera ibyiringiro kuri gusangiza ntacyo nje bitwaye. narambuye Bibiliya. Amen amen. nawe yirambuye Murangize. aho uri hose, aho wicaye, aho uherereye mu gihugu, hari abaryamye, hari nijoro iki gihe, hari abari ku manywa nk'uko mbese aho uri hose utuje uri kudukurikirana, fata Bibiliya yawe urambure mu gitabo cya Yobu. Ntabwo turi busome ibintu byinshi, ni muri Yobu, umukozi w'Imana Yobu, igice cya mbere dusome umurongo wa mbere, ni uwo nguwo. Imana ishimwe. Uwo murongo muzi uko uvuga? Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere Tubwire. haravuga ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, Yobu. kandi uwo muntu yari umukiranutsi, Haleluya. utunganye, urumva, wubahaga Imana kandi akirinda ibibi. Imana ishimwe Ni cyane. n'ibyo ngibyo Amagambo ntabi. ntago nyumvise neza. Yansubiriremo, hari n'undi mwene data utayumvise. Uwo murongo wa Ongera mbere wo mu udusomere gitabo inkuru. cya Yobu igice cya mbere umurongo umwe wa mbere uratubwira ngo, Mu gihugu cyawe. ubundi titire y'amagambo iravuga ngo uburyo Yobu yari akomeye ari umukiranutsi. Yego. Yobu ntabwo yari umuntu woroheje we, Yego, yari utagira ngo yari umuntu woroheje. Haleluya. Yari umuntu Yari ukomeye akomeye. ariko kandi akaba Umukiranutsi. n'umukiranutsi bite Imana byanyu. ishimwe. Ntabwo umuntu akiranuka kubera ko ari umuntu woroheje, Yoroheje. ntabwo akiranuka kubera ko Kandi agenda nawe n'amaguru, oya. ntabwo akiranuka N'abafite kubera imodoka barakiranuka bigakura. uyu Yobu igenda Imana imwe ndashaka ko ishimwe. tumufatiraho urugero, Yego. Atubere kuko icyitegererezo. titi iravuze ngo uburyo Yobu yari akomeye, Yego. urumva, yari akomeye ariko kandi akaba Ari n'umukiranutsi. umukiranutsi. Haleluya. Hari ukuntu umuntu yakomera akaba n'umukiranutsi. Hey. Birashoboka. Umuntu ashobora gukomera kandi no gukiranuka bikemera Bikajyana. kandi akomeye, Mm. akabijyanisha Najyaga bigakura. ngira ngo ntibikunda. Umuntu ujya ugira nawe ngo ntibikunda, azasoma iki gitabo cya Yobu cyose, Yego. azabona ko burya gukomera ushobora Ntibyakuraho gukomera gukiranuka. kandi Imana ukanakiranuka ishimwe bikemera. cyane. Imana Donc ishimwe umuntu rero. urimo udukurikiye, umuntu twumvise none cyangwa uzatwumvira, amenye ko kuba ukomeye bitakuraho ntabwo bikuraho gukiranukira Imana. gukomera uko ariko kose waba ufite. Ntabwo Gukiranukira byakuraho. Imana birashoboka. Imana ishimwe. Amen. Kandi nta rwego na rumwe ushobora kugeraho mu buzima bwawe ngo wumve utagikeneye Imana. Yo, Imana igihe hallelujah, cyose ihora yitwa Imana. hallelujah. Imana ishimwe. Yitwa Imana nijoro, ikitwa Imana ku manywa, yitwa Imana izuba riva, Yego. ikitwa Imana ridahari. Imana nihabwa Imana ishimwe icyubahiro. rero, Amen. yitwa Imana kandi dukwiriye Haleluya. kuyubaha. Haleluya. Yobu rero yari akomeye kandi akubaha Imana akayikiranukira. Tubwire. Umurongo wa mbere ukavuga ngo mu gihugu cya Usi Mu gihugu cya Usi hari umugabo witwaga hari Yobu. hari umugabo Umuntu. witwaga Yobu. Umuntu witwaga Imana Yobu. ishimwe cyane. Umugabo w'umunyembaraga. Ngo kandi uwo muntu yari umukiranutsi, Uwo muntu yari umukiranutsi. utunganye, Yego. wubahaga Imana, Yego. akirinda ibibi. Akirinda ibibi. Ngibyo Bivuga ngo umuntu ibintu ashobora kuba byarangaga Yobu umukiranutsi ariko akaba atazi kwirinda ibibi. rwose Umuntu ashobora kuba umukiranutsi ariko kubaha Imana bikamugora. bikamugora. Umuntu ashobora kuba ari umukiranutsi ariko atazi uburyo yakwirinda ibibi. Kandi umuntu ashobora gukomera ariko akumva uko nk'uko akomeye, urwo rwego agezeho akomera, ngo atakubaha Imana ngo bikunde. Ariko Yobu, titire y'amagambo iravuga ngo Yobu yari akomeye kandi ari n'umukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora gukomera kandi akanakiranuka Imana bigakunda. ihimbazwe. Uzigire kuri Yobu. Ahangaha muri iri jambo dufitemo abantu batubereye ibyitegererezo, dushobora kugera ikirenge mu cyabo kandi bigakunda. Data Ngiramo himbazwe. abantu hano njya nigiraho bakanyubaka Yego. cyane. Yego. Yo barimo rero hagakurikiraho Dawidi, hagakurikiraho na Pawulo. Yego. Mbigiraho ibintu byinshi Byiza byabo bitandukanye. tubigundire. Yego. Ariko uyu Bitaragenze munsi, neza mu muhamagaro wabo tubyirinde. uyu Nabyo munsi, bitwigisha. yego, uyu munsi uyu mugabo niwe wenyine mu magambo makeya turi buvugeho, kandi nta bindi tumuvugaho, n'ibyo bintu byamurangaga. Imana ishimwe Yari cyane. akomeye, akaba umukiranutsi, agatungana, Haleluya. akubaha Imana Imana ishimwe. kandi akirinda ibibi. Akirinda ibibi. Ibi bintu uko ari bitatu byarangaga Yobu, byajyaga bituma Imana imwirata. Haleluya.
bigatera imana kumwirata ngo igihe kimwe satani ngo aje ngo asanga abana b'imana ngo bateranye ngo imana iramubaza ngo uvuye hehe satani ngo arayisubiza ngo mvuye gutambagira isi ngo no kuyizeramo uwite imana imubaza ikibazo cy'amatsiko nimubaza ngo mbese witegereje waba witegereje uvuye kuyitambagira wanazerereye ariko wanitegereje igihe watemberaga igihe wazereraga unatambagira wanagerageje kwitegereza witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo ankiranukira uburyo yirinda ibi haleluya Imana ishimwe Imana itubashisha aka kantu satani asubiza imana ngo reka gukiranukira ni mugi uyu muntu yari akomeye kugeza ku rwego na satani yari abizi nawe yari abizi aramubwira ngo none se ko akomeye arakomeye afite amashyo afite ingamiya nta muntu iburasirazuba ngo ufite ubutunzi nk'ubwe none se yabuzwa n'iki kukubaha yabuzwa n'iki imana iramusubiza ngo hoya Yobu yari afite umutungo bwite mu by'umwuka udashingiye ku byo satani yarebeshaga amaso imana iramusubiza ngo umutungo bwite mu by'umwuka wa Yobu ntabwo ari aho ngaho ushingiye ihute genda ubikoreho ngo satani yaramanuka nk'umurabyo araza abikoraho bya bindi byose muzabyisomere nabarangiraga aho muzabyisomera noneho ngo aho abana bari bateraniye abana be yari afite abana ngo b'abahungu n'abakobwa ngo bari 10 ngo bajya bateranira hamwe rero bari kwishima bari guserebura iminsi mikuru noneho bagize za aniversere ngo aho bari bateraniye mu nzu ya mukuru wabo ngo inzu ngo umuyaga uraza ngo urayitigisa uhereye mu mfuruka zayo uko arenye ngo ibagwa hejuru harokotsemo umuntu umwe wenyine wo kuza kubara iyo nkuru ngo aza kubara iyo nkuru ngo ingamiya aho zari ziri ngo abafilisitiya ngo bazirohamo barazinyaga n'abashumba ngo barabica bose ngo haborokokamo umwe wo kuza kubara iyo nkuru noneho ngo intama ngo umuriro ngo umanuka mu ijuru ngo urazitwika mbese hakarokoka umwe wo kuza kubara inkuru ngo izo nkuru mbi zose zihurira kuri Yobu kandi mu gihe kimwe ngo Yobu ntiyagira icyo acumurisha ururimi rwe ngo habe no kubiherereza ku Mana Yobu yari yaragwije imbaraga z'umutima ngo aravuga ngo ibi bintu rero Uwiteka niwe wabimpaye byose ngo none arabyishubije byose ngo nahabwe icyubahiro amen ngo satani rero ngo asubira imbere y'Uwiteka ngo Uwiteka aramubwira ngo se ngo wabibonye koko witegereje noneho aramubwira ngo reka n'ubundi akomya gukiranukira wese uriya mubiri we reba umubiri we none uriya mubiri wamubuza ko gukiranukira n'ibirapima uzi ko Yobu ngo abo bana iyo babaga bateraniye hamwe bari muri ibyo birori byabo ngo iyo babisozaga bazaga bagatamba ibitambo byo kubasabira imbabazi ku Uwiteka ngo agatekereza ngo ahari hari ukuntu baba bacumuye ku Uwiteka ngo hari ukuntu baba batekereje bakajya kure bakabasabira imbabazi ku Uwiteka ibyo bigakora ku mutima w'Imana ngo bigatuma Imana igira ukuntu imufata rero noneho ngo satani Imana iramubwira iti ngo asubira yakora no ku mubiri we ngo ibishyute biraza byose ngo bisesa umubiri ngo akajya yishimisha urujyo yicaye mu ivu turi kubigira vuba vuba hanyuma rero ngo yo bari kwishimisha urujyo byageze aho umugore waza aramubwira ngo reka nkugire inama rero umugabo mwiza iyi Mana yihakane wipfire yo baramusubiza ngo uzi kubahe nk'umwe mu bagore b'abapfapfa ibyiza twabonye burya byari biturutse mu kuboko kwiza kw'Imana nibi ngibi turi kubona uyu munsi biri guturuka mu kuboko kw'Imana kwiza Imana ishimwe burya mu kuboko kw'Imana arata habamo byose Imana yazanye bya bindi byiza wabonye yamegisha yose wabonye uyibare yose uko ingana ni nayo izanye n'ibyo ngibyo burya uyu munsi ntabwo yabaye ingomerero iracyakiranuka mu byikora Imana ishimwe Yobu rero hari aho yashubije za nshuti ze zaje kumuzura arazisubiza ngo ni ukuri njyewe ndumva gukiranuka kwanjye nkigukomeje ntago nzikuraho kuba inyangamugayo umutima wanjye ntuzagira icyo nshinja nyiriho Imana ishimwe ndagira ngo mbakangurire gukiranuka rero no kwirinda ibibi kuko urwego rwose waba uriho gukiranukira Imana birashoboka no kwirinda ibibi birashoboka hanyuma Imana ikajya kwirata mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi Imana ishimwe ese ugira ngo
ntitwanagarukiriza aho ngaho cyokora tugasoreza kuri iri jambo riri muri Yesaya 32 umurongo wa 17 ritubwira ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, ngo kandi biva mu gukiranuka ni amahoro, kandi biva mu gukiranuka, byose biva mu gukiranuka, ni ihumure, n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Ibi ni mu gukiranuka havamo ibintu birema ibyiringiro udashidikanyaho iminsi yose ukiriho, ndetse n'ubuzima bwawe bw'ahazaza Imana itegurira abawe aho bazicara, ukabitegurisha ibyiringiro bidashidikanywa. Imana ishimwe. Gusa ushatse ntiwadusenga, ni ukuri kose wasengera abadukurikiye. Indirimbo nimuzikenera murajya kuri YouTube mwandikemo Mutuyimana Leonira, ushyireho Tanava Mutuyimana Leonira TV, hanyuma urebe za ndirimbo zose. Witinya, Uwiteka nta jambo avuga ngo rihera, azaza n'uwawe igihe cyo ko tubandikira arangiye, nuko byose ubikurikirane n'ijambo ry'Imana, byose urabibonaho. Nukenera no kutuvugisha ni 0788513246. abari muri ibyo bihugu byo hirya ushyiraho guteranya, ikimenyetso cyo guteranya 250 karindwi 88 51 32 46. Murakoze cyane. Yesu aho umugisha. Reka dusengera Imana kugira ngo idushoboze gukiranuka kugeza ku gupfa, ariko ni ugukiranuka ukageza imperuka, kuko hahirwa umuntu wihangana akageza imperuka, yamara kwemerwa agahabwa ibyasezeranyijwe iby'Imana nyine yasezeranije abantu bayikunda. Ariko ni umuntu ugeze imperuka, ntabwo ari umuntu ugeze aho bimunaniriye. Urananiwe nibyo, ariko komeza wihangane ugeze imperuka. Mwami Yesu turagushimiye, ibi byanditswe byera byose byahometswe bigira umumaro, ibyo byose bigira umumaro, kutwigisha guhanira umuntu gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi ari ku kigero gikwiriye. Aya magambo y'Imana twumvise ni amagambo meza, ni amagambo atwibutsa ko gukiranuka birashoboka, nubwo turi mu bikomeye, nubwo hari ikomere ryo kutugerageza, nubwo turi mu cyubahiro. Imana yaraduteye turamera, Imana yaradushyigikiye, Imana yaduhaye umugisha, Imana yaratwimanye mu burwayi, Imana yaraturokoye mu ntambara, Imana yaraturwaniriye mu bigeragezo. Hejuru y'ibyo reka turenzeho kugumya gukiranuka. Yobu yari umugabo w'umunyamaboko, agakiranukira Imana ku gato no ku kanini. Mwami Yesu tugusabye imbaraga, utubashishe, gukiranuka bigakunda buri wese mu rwego ariho, twaba intambwe yateye gukiranuka, twaba tudatunze dushobora gukiranuka, byose bigashyira Imana hejuru kandi bikayigarurira icyubahiro. Mu biturushya n'ibituremerera utwigishe gukiranuka, abantu batureba cyangwa batatureba utwigishe gukiranuka, abantu bahari cyangwa badahari utwigishe gukiranuka, kandi utwigishe kubara iminsi yacu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Turangije byose uzaduherezo ryiza. Urakoze Kristo, rengera abo kurengerwa, utabara abo gutabarwa, urengera abo kurengerwa, ushyigikira abo gushyigikirwa, uvugane n'abakeneye kukumva, uhembura abari bashizemo imbaraga. Ubugingo bwacu bukomeze bwishimire umubyibuho muri Kristo. Byose ubikore neza nk'Imana, kandi byose ubigenze neza. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha, turabashimiye, turabakunda, kandi ibi biganiro niwumva hari ijambo rigufashije ujye ugira umutwaro usangize mwene si iki kiganiro, uzaba urimo gushyigikira ingoma y'Imana muri twebwe, uzaba gushyigikira ubwami bw'Imana muri twebwe. Tuzana abantu kuri Kristo, ingororano zitagabanyije tuzazihererwa icyarimwe. Imana ibaho umugisha, naho butaha abandi batumirwa barahari. Imana ibaho umugisha mu byo mukora byose. Amen.